Uyu munsi reka turebere hamwe ububi bwo kororera inkwavu hasi, kuko ndabizi neza ni bumwe mu buryo nzi neza butatuma utera imbere mu bworozi bw'inkwavu mu gihe ukicyororera hasi. Kandi twe murabizi neza ibyo dushaka ni ukugira ngo tugire ubworozi bw'inkwavu buteye imbere, kugira natwe bugire aho budukura, bugire n'aho butugeza. Ubu ngubu tugiye kurebera hamwe ububi bwo kororera inkwavu hasi. Ariko hari n'ikiganiro nshaka no kuzabakorera cy'uburyo twakiyubakira ibiraro mu buryo buduhendukiye, kandi ibiraro bya kijyambere wakororeramo inkwavu zawe neza, ukizera umutekano wazo. Ubwo nimubishaka muraza kubyandika muri komenti ngo kubaka ibiraro, nabyo tuzajya tubikurikizaho. Noneho tudatinze reka duhite turebera hamwe ibyo bibi byo kororera inkwavu hasi bituma bamwe badindira, ubworozi bwabo ntibugire aho buva, ntibugire n'aho bugera. Tudatinze ku mwanya wa mbere w'ibi bibi byo kororera hasi, tuzahasanga ko bitera igihombo cyo gupfisha. Aha ngaha ikintu bisobanuye, buriya hasi haba hakonje. Noneho ngo mu gihe cy'inkwavu zawe zabyaye, uba usanga abana batakihanganira ubukonje bwo hasi. Aha bisobanuye ko mu gihe wabyarishije hasi hari ubukonje, abana bawe bafite amahirwe menshi yo kuzapfa. Kuko abana b'inkwavu iyo bakiri bato ntabwo imibiri yabo yihanganira ubukonje bwo hasi. Urumva ko ni bimwe mu bintu bizatuma uhura n'igihombo cyo gupfisha mu gihe ugifite abana bakiri batoya. Aha ngaha urahita wumva akamaro ka cya kiganiro turi kuvuga tuzakora cyo kororera inkwavu hejuru. Ndavuga cyo kubaka ibiraro byo hejuru. Murabyaza kubyandika muri komenti ngo kubaka ibiraro. So aha ngaha nyine ikintu dushaka kwirinda ni izi mpfu ziterwa n'ubukonje bwo hasi. Urazi ko inkwavu mu busanzwe zizirana n'ubukonje usibye n'abo bana batoya. Gusa ni ikintu kimwe nzi gituma n'abantu bororera hasi badatera imbere bitewe no guhura n'ikibazo cyo gupfisha. Kuko uzasanga niba wavukishije nk'abana 8 hasi, bashobora no gupfa cyangwa ugasanga usigaranyemo nka 2 twonyine gusa. Ariko ku muntu wabyarishije hejuru, abo bana 8 bose bashobora kurokoka cyangwa se hanapfa hagapfamo kamwe cyangwa 2 twonyine gusa. Urumva ko ni ngombwa kwita kuri iki kintu niba uri umworozi w'inkwavu, kuko ni kibi cyane kororera hasi. Ku mwanya wa kabiri tuzahasanga kuba utakororera inkwavu nyinshi. Bisobanuye iki rero? Buriya kororera inkwavu hasi bisaba umwanya munini. Noneho ukuntu ziba zijagaraye zisaba kugira ngo worore nkeya, kuko iyo zibaye nyinshi navuga ko bitanga umubyigano, ugasanga nta buryo bwo kurokoka buhari. Kuko aha hasi nk'ahantu hakagiye nk'inkwavu 10 ziba hasi, wasanga nyamaze wubatse ikiraro ushobora kuba wahorora n'inkwavu 20 cyangwa 30. Tuzabibona neza turi kubaka ibyo biraro byacu. Nimubyandika muri komenti kubaka ibiraro. Urumva ko hasi ntago hatuma worora inkwavu nyinshi, kandi ikirenzeho iyo wubatse hejuru wakorora inkwavu nyinshi kandi ukazororera aho hantu hatoya, nubwo hasi ho hari amahirwe makeya yuko n'ubundi ziba zigomba kubaho. Kuko nyine ibi bintu bigaragaza neza ko utakorora mu buryo bw'umwuga mu gihe wororera hasi, kuko ntabwo byagukundira. Turye ku mwanya wa gatatu. Ku mwanya wa gatatu tuzahasanga kurwara bya hato na hato. Impamvu ni iyi: buriya umwanda ahantu ziba ziri, urazi ko ziba zigomba kuharira, zigomba kuhanyara, urumva ko uwo mwanda ntabwo watuma inkwavu zitarwara. Impamvu: ahantu zagiye zikandagira rimwe na rimwe haraza ibintu bimeze nk'amashayo, ugasanga zarwaye za ndwara zimwe twita uburenge cyangwa izindi nk'inzoka, akumererwa nabi, ugasanga ntabwo ubworozi bwawe bwagira aho buva ngo bugere n'aho bugera. Urumva ko uwo mwanda wo hasi ugomba kuzatuma zirwara uko byagenda kose. Urumva ko haza kuzitera imiti cyangwa kuzivura, n'ubundi bizagusanga biri kuguta mu gihombo. Urumva ko ugomba kubyitaho neza, ugakura inkwavu zawe hasi ukaziryana hejuru. Twigire ku mwanya wa 4. Ubwazo zibangurirana igihe kitagenzuwe. Impamvu ni iyi: twamaze kumenya ko iyo ziri hasi ziba zicucitse, ikindi ari nyinshi, n'ubundi ntabwo wamenya ngo urwabanguriye uru nguru ni uruhe. Ibi ngibi ikintu bizatera, zizatuma zibangurirana zidakuze,
kandi zibangurirane hagati yazo nimba zaravukanye usange zirabangurirana. Iki kintu bizatera kuba zabangurirana nyine imburagihe, rimwe rimwe usanga nyine utwana tuvutse bitewe no kuba izazibyaye zihuje amaraso, ikindi zitanagejeje igihe usanga abana bahise bapfa. Nicyo bita amacugane. Urumva ko n'ibi bintu tuzabisobanura ikintu bica muto, ububi bw'amacugane bwo kubangurira inkwavu zifitanye amaraso, ibyo bintu nabyo ni bibi cyane. Aha ngaha ikintu nyine ugomba kwirinda, aha ngaha ndimo ndavuga kororera hasi bizagutera igihombo uko byagenda kose. Kandi utekereze ko niziba ziri hejuru zizaba ziri mu twumba twazo, ikindi zivanguye umenye ngo urarushyira aha ngaha n'aha ngaha bitandukanye no hasi ho biba biri ikivunge. Urumva ko iki kintu cya kane cyo kororera hasi ni ikintu kibi cyane, nyine kigomba gutuma udatera imbere muri ubu bworozi bwacu bw'inkwavu. Umwanya wa gatanu, cukura aho ziba. Iki kintu sinzi niba mutakizi, niba mwarigeze mwororera hasi. Inkwavu zororewe hasi ziba zigomba kuhangiza. Mbere na mbere urazi ko wenda ku butaka ho wazororera bigakunda, ariko kuri sima ho urabizi ko ntizikunda, ntabwo zamaraho kabiri. Kuri iyo mpamvu kuba zororewe hasi zigomba kuzacukura. Ikintu kizabamo zizangiza ahantu ziba. Noneho ikizakurikiraho ni uko n'ahantu ziba niba ari inzu hari n'uburyo zasenya. Njye ndabizi neza kuko mbere nigeze mbigeragezaho nubwo bitankundiye, ariko zaracukuye ababyeyi bagera n'aho kumbwira baravuga nti ntabwo twakwemerera korora inkwavu kuko urabona ziri kudusenyera. Urumva ko ni ikintu nanone ushobora kumva ari ikintu gitoya cyane, ariko uzabimenya mu gihe woroye ahantu zizaba ziba ukuntu haba hameze. Ikindi n'ubundi zibyarira mu myobo, rimwe na rimwe abana bakaba banapfa, hamwe utazi ngo ziba zongerejwe ute cyangwa byagenze ute, kuko hari n'inkwavu usanga zitongereza abana bazo. Ugasanga niba zabyariye mu myobo, ugasanga ugize ikibazo cyo kuba zapfiramo, cyangwa se igihe ugiye kuzigurisha ntumenye ngo abana ngo zarabyaye cyangwa ntabwo zabyaye. Urumva ni ibintu biri kugarukaho ko nyine kororera hasi ari ibintu bibi cyane, kuko hejuru ho ikintu kizabamo zizabyara ubibona, uziteho ndetse umenye n'uburyo ugaburira izabyaye bitandukanye n'ubusanzwe. Urumva ko ni ikintu cyiza cyane cy'uko wakita ku buryo wakororera inkwavu hejuru. So munyemerere rero muri comment mwandikemo kubaka ikiraro nzaze mbibakorera. So ariko aha ngaha mbafitiye ibindi bibi byinshi, twanakora n'igice cya kabiri mu rwego rwo kwitegura cya kiganiro cyacu cyo kubaka ibiraro. So ahasigaye rero ni ahanyu, mumbwira niba icyo biganiro tugomba kubikora. So njyewe mubana n'ubundi ni ibisanzwe, ugomba gukanda subscribe na like ndetse tugahurira mu bindi biganiro.